ndashima Imana kubw'umubyeyi wacu ugeze hano twarimo twakirana. Hanyuma sinirirwa mwakira mu wundi mwanya, ndagira ngo nze muha agatuti atubwirize nanjye ndaza gukomerezaho kuko afite gahunda mu kanya karibuze kandi n'umutumirwa wacu uyu munsi. Ntabwo rero nza gutinda, ndashaka kugira ngo tumukoreshe mu mwanya uyu nguyu nyine Imana imuhaye nayo yamuhaye, aduha icyo yamuhaye maze turushaho kugubwa neza. Amen. Muranezerewe, murishimye, munyemerere mwakire, ntabwo ntinda kugira ngo aze kuduha package yose Imana yamuhaye. Haleluya. Yesu ashimwe. Mushumba arakoze kumpa ikaze ndetse namwe mwese iteraniro. Yesu abaha umugisha. Newe iteka ryo kubana namwe kuri uyu munsi. Amazina yanjye nitwa Jacques Niyonsaba. Ndi umwana wo muri uru rugo. Ndubatse, mfite umugore n'abana babiri, umukobwa n'umuhungu. Umukobwa niwe mukuru afite imyaka 12, umuhungu afite 9. Amen. Turashimira Imana. Ikindi ndi umukristo, nkunda Yesu, ko naje kumenya ko urukundo rwe nta kindi nanjye namwitura usibye kumukunda. Uko yabanje kunkunda ntabizi, hanyuma mu gihe gikwiriye nanjye ndabimenya ko hari umukunzi wankunze. Amen. Haleluya. Niyo mpamvu turi hano kugira ngo dusangire amagambo y'urukundo rwe. Mushumba ndagushimiye, Yesu aguha umugisha kuba mwaradutekereje kugira ngo tuze tubane muri uyu mwanya. Mu by'ukuri ndabanza nisegureho gatoya mbere ko ndi buvuge ijambo ry'Imana. Ubundi nagomba kuza tukabana umwanya wose munini, ariko mushumba arabizi, nubwo mureba nsa naho ndi mukuru ariko ndacyari mu ishuri. Mu ishuri amasomo niga uyu munsi rero mba mfitemo amasomo ahera mu kanya saa 10 kugeza saa 12. Niyo mpamvu muza kubona ngiyeho mbere gatoya no kugira ngo nze gusoza izo nshingano, kugira ngo mwarimu atazampa 0. Umuntu mukuru wabonye 0. Abo bana rero biwanje ndabakarira cyane, mugomba kuzana amanota, none nabo bategereje bulletin nzazana. Kugira ngo ibyo mbabwira barebe niba nanjye niba mbishyira mu bikorwa. Simumva ko ari ibintu bikomeye cyane, biransaba kubyitwararika kugira ngo hato ntazaba atakazaho ijambo. Ibyo tubwira nawe ntubishoboye, usanga ari intambara. Muri make uwo niwe nje. Ibikurikiyeho Yesu aduhana umugisha. Mbere ko tuvuga ijambo ry'Imana, hari akaririmbo gatoya numva kari mu mutima wanjye kavuga ngo nama ntangara iyo nkubonye, sanga ugize gute, urengeye uko bagize gute. Amen. Turayiririmbana, hanyuma tuze kuganira ijambo ry'Imana uko Imana iri bidushoboze. Some
Haleluya. Haleluya. Muraho. Esa shiba. Muraho neza torero. Ari niba ndi bubanze ngahera ku nkuru, niba ndi buhere sinzi hano ndi buhere. Amen. Ariko ndashaka kukubwira ikintu kimwe wowe uri hano muri iri teraniro. Nta kintu kinanira Imana. Haleluya. Amen. Nta kintu kinanira ntacyo. Data ashobora kugira ibintu ananirwa kandi yananiwe byinshi cyane. Mama nuko yarabinaniwe kandi akabinanirwa amfitiye urukundo rwinshi, sibyo? Ba marume baragerageje, ba masenge baragerageje, bafite urukundo rwinshi, bananyitaho uko babishoboye. Abaturanyi ntako batagize, ariko ngeze mu biganza bya Yesu. Ngeze mu biganza bya Yesu. Haleluya. Ngeze mu biganza bya Yesu. Ngeze mu biganza bya Yesu. Sanga uyu muntu, reka mwita umuntu kubera ko n'umuntu yatwiyeretse mu shusho y'umuntu. Hari rimwe na rimwe agerageza kugaragaza nkaho atitaye ku byaha. Ukarwana, ugahangana, ugakubitana, ibintu nasa naho mbereye hejuru, ariko ndagira ngo tubijyananemo. Ugategereza ukamukanurira nawe agasa n'utakwitaho, agasa n'utarimo kubireba, agasa n'uwabirengeje amaso rwose, agasa naho nta nicyo yimubwiye. Ndetse rimwe na rimwe ugerageza no kugerageza, ndabyita hari ukoresha nka ya mvugo y'ababigishwa bari mu nyanja, umuraba wazamutse, ubwato bakubita hirya no hino, bakaza bakambwira ngo ariko wowe nutwitayeho, ntiwitaye ku byanjye, ibyanjye ntacyo bikubwiye. Ibyanjye ntacyo bikubwiye, ibyanjye ntacyo ko ndeba nta nicyo, ndeba nta reaction, ko ndeba nta nicyo uvuga, ntacyo bikubwiye. Haleluya. 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 Uzi igisubizo cye ukuntu kiza kivuga? Araza akabwira ngo ariko kwizera kwawe kuri he? Kwizera kwawe kurangana gute? Amen. Ibi mivuze ari ikintu kinje mu bwonko, turimo kuririmba iyi ndirimbo. Amen. Numva umutima namwe umbwira ngo Imana nta kintu na kimwe kiyinanira. Akikunanira yo, nakimunanira, icyo nzi nuko iyo utegetse biratungana. Nakimunanira, nakimunanira,
muri iki gicamunsi cy'uyu munsi wa none, umunsi mwiza waturemeye kugira ngo twongere tube imbere yawe, magaze imbere y'ubwoko bwawe watoranyije uguza amaraso akomeye. Aba ni abantu bawe, nanjye ndi uwawe. Ijambo ngiye kuvuga ni iryawe, ntabwo ari iryanjye. Nishyize mu biganza byawe kugira ngo umpindure umuyoboro gusa, uganirize ubugingo bwa buri wese nk'uko wabigambiriye. Icyo nzi neza ndashidikanya nuko uyu munsi utari impanuka kuri buri wese. Buri wese wisanze muri aya materaniro ntabwo byamubayeho kubw'impanuka. Ufite icyo wagambiriye kandi wakigambiriye kuva kera kose. Fatiro z'isi zitari zashyirwaho kugira ngo uzagisohoreshe imbaraga n'amaboko yawe akomeye. Yemerera uvugane natwe, wongere wiheshereze icubahiro hagati muri twebwe, mu izina rya Yesu Umwami n'Umucunguzi, amen. Amen. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana. Iba hari umusomyi mwiza wa Bibiliya yaza kudusomera ahereye ku murongo n'igice cya 20 umurongo wa 11 arageza ku murongo wa 18. Umusomyi wa Bibiliya ibarimo hano, hari wadufasha? Anyway, reka mbisome kamasome. Amen. Dusome mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana. Niyo magambo Imana yashyize ku mutima kugira ngo tuganire namwe kuri uyu munsi. Apostle Joshua turakwishimiye, isaguha umugisha, Imana iguha umugisha. Aravuga ngo ariko Mariya yari ahagaze ku gituro arira. Akirira arunama arunguruka mu gituro, abona abamarayika babiri bambaye imyenda yera bicaye, umwe ku musego n'undi ku mirambizo, aho intumbi ya Yesu yari yarashyizwe. Baramubaza bati, mugore urarizwa n'iki? Arabasubiza ati, nuko bakuyemo umwami wanjye, nanjye sinzi aho bamushyize. Maze kuvuga atyo arakebuka, abona Yesu ahagaze, ariko ntiyamenya ko ari we. Yesu aramubaza ati, mugore urarizwa n'iki? Urashaka nde? Yibwira ko ari umurinzi w'agashyamba, aramubwira ati, mutware, niba ari wowe umujyanye ahandi, mbwira aho umushyize nanjye mukureyo. 16. Yesu aramubwira ati, Mariya. Arahindukira amwitaba mu ruheburayo ati, Rabuni, risobanurwa ngo databuja. Yesu aramubwira ati, ntunkoreho kuko ntarazamuka ngo nje kwa data, ahubwo jya kubwira bene data yuko nzamutse ngiye kwa data ari we so, kandi ku Mana yanjye ariyo Mana yanyu. 18 ariho dusoreza. Aravuga ngo Mariya Magdalena aragenda abarira abigishwa inkuru ati, nabonye umwami, kandi abatekerereza ibyo yamubwiye. Amen. Mwakira ijambo ry'Imana. Aya niyo magambo ubwo umushumba yansaba kugira ngo tuze kuganira, nakomeje nsenga Imana kugira ngo impe ijambo twaza kuganira namwe. Aya magambo abari yanza ku mutima kugira ngo ariyo tuganira kuri uyu munsi, cyane cyane ko turimo tunasatira n'ibihe bya Pasika. Siko harya bimeze, mo turagana mu bihe bya Pasika aho twongera kuzirikana gucungurwa kwacu. Aya magambo rero niyo Imana yanshize ku mutima. Hagati aho ngaho mboneye kubifuriza Pasika nziza mwese. Amen. Ibi bihe bya Pasika iyo bitabaho ntabwo twajyaga kuba turiho uyu munsi duterana. Duhari kubera Pasika yabayeho. Amen. Kubera ko Kristo yapfuye agahambwa akagira ate akazuka, uyu munsi akaba ahari ari muzima, yaduhindukiye ibyiringiro kandi bidukomeza. Niryo shingiro ryo kwizera kwacu. Amen. Aya magambo rero ngira ngo tuvugane, ndashaka nifuje kuyaha umutwe uvuga ngo mumfashe kugira ngo nze kubusobanura neza wenda kugira ngo byumvikane.
ni umutwe uvuga ngo ubundi umwami Yesu akwiyereka bingana n'inyota ufite. Ubona umwami Yesu bingana n'inyota ugize gute ufite. Amen. Sinzi niba byumvikana. Desire ufite muri wowe kugira ngo ubone ikintu bingana n'igisubizo ubona kuri icyo kintu. Amen. Ko nta yindi black magic ibamo hagati aho ngo duhuze kugira ngo umuntu abone icyo ashaka. Oya, biri muri wowe. Ibisubizo by'ibyo ukeneye kubona bingana n'inzara n'inyota ufite y'ikintu wumva ushaka kubona. Ariko hano cyane cyane ndaza kubiganisha umwami Yesu yiyereka umuntu bingana n'inzara n'inyota umuntu agize gute umuntu afite, umuntu yifuza kumubonamo. Nayo magambo ndimo nifuza ko tuza kuganira. Haleluya. Dusomye inkuru. Iyi nkuru dusomye yanditswe na Yohana. Iyo dusomye muri Bibiliya tumubona ari inyito idasanzwe umwanditsi wa Bibiliya yagiye amuha, ngo Yohana yitwaga ngo ni wa mwigishwa Yesu yakundaga. Mwarabisomye namwe? Ngo ni wa mwigishwa Yesu yagiraga gute? Mwumva iki kintu gikomeye. Soma aya magambo. Munsi umwe nsoma aya magambo nayatekereje muri ubu buryo. Ndibaza ngo Yesu ko yarobanuye abantu 10 n'abangahe? Intumwa 12. Agenda asanga abavandimwe babiri baroba, arabahamagara ni muze. Aragenda asanga abandi bavandimwe babiri baroba ni muze. Agenda ahura na Matayo umukoresha w'ikoro ngwino, ahura na Bartolomayo nawe ngwino, ahura na bari abandi namwe ni muze. Akora azanamo n'igisambo Yuda nawe ngwino, tugendane mu murimo. Amen. Bahinduka timu y'abagabo 12 yagombaga kumentaringa, yagombaga gutoza, yagombaga guhugura, yagombaga kwigisha, yagombaga gushiramo indangagaciro zose z'ubwami bw'Imana yaje abwiriza kugira ngo aribo bazakomeza umurimo nyuma yuko asubira kwa se wamutumye. Siko byari bimeze? Haleluya. None iyo usomye, amen, haleluya, iyo usomye aba bantu 12 nabo burya bari barimo ibyiciro bitandukanye. Harimo icyiciro cy'abantu batatu bihariye n'abandi 9 bari aho ngaho basanzwe mu ntumwa 12. Ariko ndashaka kuza kubyumvikanisha muri ubu buryo munyumve neza. Amen. Aba bantu badasanzwe batatu bari abantu b'inkoramutima za Yesu yagenanaga nabo, ni nabo babaye abahamya bo kubona ibihe bikomeye abandi 9 batigeze babona mu buzima bwabo. Ngira ngo murabizi mwese. Ibyo mwarabisomye namwe. Haleluya. Haleluya. Aba batatu ni bande? Yohana, Petero na Yakobo. Iyo Yesu yashakaga kwihererana n'Imana, yarazaga agafata aba bantu batatu kubera ko babaye inkoramutima, bahindutse abigishwa ariko b'inshuti magara, bava mu cyiciro cy'abandi 9. Amen. Aba bandi 9 nibo bari barimo ba Tomaso bapfa kwizera bigoranye, harimo ba Yuda bacunganwa n'imibare gusa, harimo ba muruva nyine icyo cyiciro cy'abantu basanzwe barangwa. Noneho ndibaza ndavuga ngo ese uyu mwami ko ari umwami utarobanura ku butoni? Amen. Ese turi kumwe? Murankurikiye? Murankurikiye? Uyu mwami ko ari umwami utarobanura ku butoni, why mu murimo afitemo ibyiciro by'abantu, abantu bamwe b'inkora mutima mu gihe akeneye kwiherera. In fact aba bantu batatu, Petero, Yohana na Yakobo, ni nabo baje gusigara ari inkingi zikomeye muri ministry ya Yesu nyuma yuko agenda. Ni nabo basigaye ari inkingi zikomeye z'itorero. Ni nabo basigaye ari abagabo abo inyito za Bibiliya zita ngo bari abakuru b'itorero, bari i Yerusalemu. Yohana, Petero na Yakobo ni nabo bantu badasanzwe Yesu yagiye avugaho amagambo akomeye mu buzima bwe.
bukomeye, mu buryo bukomeye cyane, mu buryo burenze understand, mu buryo burenze uko umuntu yabitekereza. Haleluya. Biterwa n'iki? Ntabwo byapfuye kwizana gusa. Aba bantu bashakisha ukuntu bubaka ubushuti budasanzwe. Aba bantu, haleluya, amen, haleluya torero, haleluya torero, haleluya, haleluya, haleluya. Aba bantu bibwiye mu mitima yabo, baravuga ngo aho Yesu atari ntituzahaba, aho azarara niho tuzarara, icyo azarya nicyo tuzasangira nawe. Amen. Tinya umugabo witwa Petero yageze amubwira ngo mwami, ngo niba ari no gupfa niteguye no gupfa mu cyimbo cyawe. Don't worry. Ni nawe wagenaga afite na za plan B, afite n'inkota zo kurwanirira umucunguzi, kubera urukundo, kubera ubusabane. None ikibazo dufite gikomeye cyane mu itorero rya Kristo uyu munsi, abantu ntidukunda Yesu. Ndeka mumbabarire kubivuga gutyo, ndi umushumba, amen, ariko ni umukristo. Mbere yuko mu mushumba ndi umukristo, amen. I am a Christian, ndi umukristo, ndi umwana w'Imana, ndacungujwe amaraso ya Kristo Yesu. Mbere yuko bavuga ngo mubasha duhabwa n'itorero rya Nazarene tugugize umushumba, reka da Kristo yari yarakoze declaration ikomeye ku buzima bwanjye yuko ndi umwana w'Imana. Amen. Kristo yari yarakoze declaration ikomeye cyane yuko ndi umusaruro w'amaraso y'Igolgota. Uyu munsi ushobora no kuntwara ubushumba ariko ngasigarana ubukristo. Wantwara icyo utekereza cyose ko ari ikinyembaraga muri njyewe, ngasigarana ubu muntu bwa Kristo mu buzima bwanjye. Iri niryo shingiro ryanjye, niho nubatse. Sinzi impamvu ibi bintu mbivuze, ariko ndagira ngo wumve icyo nshaka kuvuga. Amen. Iki kintu cyagize njyewe kugira ngo mbe uyu munsi bikomoka ku isano nubakanye na Kristo. Niyo bikomoka. Ntabwo bikomoka kuri declaration association the Church of the Nazarene yakoze declaration ku buzima bwanjye. No, ahubwo ikingize njyewe ni declaration Kristo yakoze ku buzima bwanjye. Biraza bisinga ku rutare. Sinzi niba ari umuntu urimo kunyumva muri uyu mugoroba, murimo muranyumva. Bingira uwo ndiwe, ndi umuragwa, ndi umutambyi w'ubwami, ndi umwana w'Imana, ndakomeye, ndakomeye, ndamahoro, kubera yuko umwami nkunda, ndamahoro, ndakomeye, ndashinganye, kubera ko mfite declaration y'Igolgota. Yaravuze ngo Jacques Niyonsaba uriho kubera amaraso yanjye. Nanjye ndabigendera ndabigendera we ngira umunezero. Ndabigendera we ngira umunezero kubera declaration y'Igolgota bene data. Hey, hallelujah. I'm proud of it. I'm very proud. Amen. Je suis fier. Amen. Hey, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Ndabigendera. Ni soko y'ubuzima. Zikinu mushumba narimo mvuga ngo nshaka kuza guheraho, ariko ntabwo naye nagiteguye nyine naye nabuze reka ngisimbuka, ariko reka ngivuge kubera ko ni mu materaniro. Ubundi uyu muntu mureba uhagaze hano imbere yanyu nari umuhede muri atoriye. Yes. Ese murabona ngifite ishusho y'ubuhede, ukubitanye nanjye ugakubitana nanjye mubi. Murabona ngifite ishusho y'umuhede muri atoriye, uterura za ribuyu, urubaho rwa ribuyu muraruzi, batari barukoramo ngo barukoremo meuble bifuza. None mukurikiranye umuhede, ni urimo kubabwira ko Yesu yamuzahuye. Yes. Kandi Yesu yabikoze idini ritari ryanambona. Idini ryambonye ntangiye kwambara. Ndashaka kubabwira muve ku idini, mustikinge kuri Yesu.
sinzi niba hari abakristo barimo banyumva muri uyu mugoroba. Stick kuri Yesu. Mustikinge kuri Yesu. Muve ku idini. Muve ku idini. Hano ndimo ndashaka kuza kubabwira uburyo ki ushobora kuba inkoramutima ya Yesu wari umuhedi. Si mumbabarire iki cyiciro cy'ubuzima singitesha agaciro. Amen. Ariko no mu buzima busanzwe nyine kiraciriritse. Umuntu avuze ngo uri umuhede, sibyo? Ntago yaba gututse ariko kandi nako kuri. Bon, qu'on se dise la vérité, tubwizanye ukuri. Uvuze ngo dore umuhede mwebwe ntimukababayede ntago ari ibintu. Ntimukababayede, mbifurije kutazababayede mu buzima bw'izina ryawe. Ni na Yesu nubwo ari akazi gatunza abantu benshi uyu munsi gatunza imiryango myinshi, ariko ntimukababayede mu izina rya Yesu. Ni bibi. Ntimukababayede. Ntimukababi. Haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Umwami maze kwinjira mu buzima bwanjye numva hajemo indirimbo ngo kuvubu sininyibisabesha ubyago cyangwa si byose kw'Imana ibitegeka kwiganyira n'ukubusa. Haleluya. Haleluya. Mbeshwaho kwizera Yesu niringiye imbabazi ze umbatiwe n'umukiza ugunda nizeye Yesu ntabwo bamfite. Umwanzi Satani yagerageza kabona makuba menshi zihuku mukiza zamba hafi nge mwisungamishe beshwaho no kwizera Yesu niringiye imbabazi ze umbatirwa n'umukiza ugunda nizeye Yesu ntabwo bafi nizeye Yesu ntabwo bafi. Haleluya. Hari umuntu nkurikiranye? Hari umuntu turi kumwe muri iri teraniro? Naje gusanga hari igihe abantu bamwe baza bakicara gusa, umuntu akaza akicara gutya mu ntebe yo mu rusengero agatangira kureba amakaburi. Murabona turiya tuziga. Hari abantu bataha barangije kubara utuziga tugize iriya. Wowe bihera muri wowe, sinzi niba muri kunyumva torero. Muri wa muranyumva? Muri kunyumva? Bihera muri wowe. Ntabwo bituruka hanze, muri wowe. Haleluya. Haleluya. Iyo shuri ndivaho ndaza njya kuri apade murahabona. Sanga y'umudirecteur witwa Muhayimana Charles. Gusa nari muzi nawe ntiyaranzi bwari ubwa mbere monye mpita ngenda ninjira ndavuga munyereke kwa directeur. Yari mfite confidence zo muri Yesu. Munyereke ntabwo ndi buvugane n'undi muntu ngiye gusaba ishuri n'ubwa mbere, ariko ndashaka mvugane na directeur. Muzamushaka bamuzi muzamubaze Muhayimana Charles. Ndagenda banyereka office ye ninjiramo ndabambwira ni ndaje nje gusaba ishuri hano bw'ibirote yanjye, ariko nta mafaranga nzigera mbona yo kwishura. Ni munyumvire nambwe ibisazi mu kigo cy'abandi. Ndi umukene nta mafaranga nzabona yo kwishura. Araseka directeur araseka.
diregiteri araseka mbabwire ngo amen, haleluya. Sinzi niba murimo ubu ndimo ndavuga ngo Imana isubiza uyibona bingana n'inyota uyifitiye. Ntabwo bipfa gukubuka gusa from nowhere, byose biri muri wowe kuko niwe butunzi bw'Imana. Arambwira ngo yewe sha, niko yambwiye ngo tubaye tutari twaguha ishuri none urazanamo n'ibibazo byuko nta mafaranga. Ndabwira ndagira ngo nkubwire bikiri mu ikubitiro, ejo nibigera iyo byakageze utazampindukirana. Yaki tubivuga kare, bivuze bikiri mu ikubitiro kare, ejo urugendo nitumara kurugeramo hagati utazampindukirana ngo ariko ko utubahirije ibyo twagize gute, iyo twavuganye. Arunama ahita hamagara prefet des études. Prefet yitwaga Simone ngwino hano, abantu uvuga murabazi, tukoze ibintu ntuzabikate we Yesu ashimwe cyane, haleluya. Prefaraza baravuga ngo harya hari abandi bana b'abakene duheruka gufata. Prefe ngo yarambwiye ngo ni babiri, ngo n'uyu mugira wa gatatu ngo ariko tumuye ikizami, bame bizami, ndabikora ndabitsinda. Arambwira ngo ntago nyuzwe, haleluya, nguhaye igihembwe cya mbere. Yari yambwiye ngo iyi birote uzanye ivuye kuri icyo kigo navuze cy'Epfiriya yari amanota meza, ngo ariko hano ngo nugerageza kuza mu myanya ya mbere ngo uzaza uruwa 25. Abandi nta kibazo, wowe ko uruhare rwawe nanjye undekere urwanjye. Ejo ntago nzakuveba ko wowe urwawe wewe wararukoze, ibisigaye nanjye uncungire ku rwanjye. Ndimo ndaganira n'abakristo, ndi kuvugana n'abakristo, nashatse gusharinga ubuhamya bwanjye, amen, kugira ngo nkubwire ikintu Imana yanshyize ku mutima kugira ngo ngikuganirize. Binaje mpagaze hano nta nibyo naje nanateguye, kuko nasabye Imana ngo Mana ungire igikoresho gusa, ganiriza ubwoko bwawe. Haleluya, haleluya, amen, haleluya. Dushaka kuzamura Imana yacu amaboko torero, tuzamurira Imana ya Israel amaboko. Arandeka njya mu gihembwe cya mbere, uzi ukuntu nabigenzaga, babwire erega byose hano bizingi biri mu ijambo ry'Imana no gusenga. Byose ibyo dushaka bikubiye mu ijambo ry'Imana no ku mavi yacu, full stop. Nta handi biba, nta handi wabibonera. Soma ijambo, fukama, shira amavi hasi, fukama usenge. Amen, haleluya. Barigaga twafata pose, ngahita mfata Bibiliya yanjye nyiruka nkajya muri pose ngasoma Bibiliya. Wari wasoma Bibiliya ugakererwa gusubira mu ishuri. Reka ni Imana ivuganira natwe. Nawe wowe urafata mbivuge mushi umpaye uburenganzira, mbivuge urafata umukristo wamenye Yesu, uzi ko ubwira ubwe bwose bukubiye mu ijambo, ukamara iminsi 2 udasomye Bibiliya gute ngo nurangiza utegereje imbaraga za Yesu mu buzima bwawe? Hazo uzabona cyokoze uzahura n'umuhanuzi w'umucupuri nawe agucurike, agucucura kurya amafaranga, nurangiza mu cyimbo cyo gukira upfe, wongera upfe kubera ko wateshutse inzira nzima. Ngewe ndabivuga byose ku mugaragaro. Imana yarambwiye ngo uzajye uvuga gukiza si ukwawe, ibyanjye ni ukuvuga. Mbwira abakristo baje I am a vuvuzela. Vuvuzela mumva amagambo ivuga. Haruwasobanura mama pase Yesu ashimwe. Haruwavuga ngo vuvuzela ivuze gutya, ngemeze nka vuvuzela. Amen. N'ubutumwa bw'imyigaragambyo.
Amen. Ariko nari mbikuye ahantu bavuga ngo nasomaga Bibiliya gusubira mu ishuri nyuma ya saa sita ngasanga mwarimu amaze nk'iminota 25 atanga isomo, ariko nkagenda umutima uzuye Imana umwambi gusa icumu riguruka rikagenda rigahinguranya imisozi. None nabwiye Imana ndavuga ngo Mana twagendanye, Imana yankuye muri cyaki muri hahandi navuze ntangira. Imana ifite umugambi ku buzima bwanjye, ngusabye ikintu iki kimwe cyonyine, nuzajya unasenga uzajye wirinda kuzanamo amagambo yo ngo nuwakoze uri gusaba iki, ngo ndabizi ngo Mana ungirire neza, ikugirire neza kwineza y'Imana ari ngari, wowe ukeneye ihe neza. Vuga ngo Mana nkeneye urukweto rwitwa gutya, nkeneye ishati y'ubururu, nkeneye n'ikote ry'umukara n'isogesi ry'umweru. Mana bishire mu biganza byanjye. Navuga ngo Mana ungirire neza, ineza yayo yose yigusuke wabandi, kuko ineza yayo. Amen. Ijambo ry'Imana rivuga ngo kuba kundi Imana ngo byose bifatanyiriza mu kubazanira ibyiza. Ushobora kuba ukeneye ishati ugira ngo Mana ngirira neza, ikagutura y'indwara kugira ngo irebe kwizera kwawe ko gukomeye. Nayo ni neza kugira ngo igukomeze. Be specific. Udusenga mu buryo burasa ku ntego ngo pya, ukore igishushanyo mbonera cy'ikintu wifuza ko Imana ikora. Ikingiki ugikore ine expression yo kwizera, ine expression yo kwizera. Ngwino ufasha kino kinongera gusubiza ku murongo. Ine expression yo kwizera no mu buryo bwo mu mwuka dushushanya ibintu dushaka ko Imana ikora mu buzima bwacu, ukabishira ku rupapuro ukabyandika avec précision, ukabisengera bifite précision. Sugufa gusenga mu kajagari, sugufa kuvuga gusa. Sizi ko hari umuntu uri kunyumva, hari umuntu uri kunyumva muri iri terane. Imana yo muminana na Imana yo mumisozi yo muyubaye. Imana igaburira abashonji, ni nayo yambika bambaye ubusa. Imana ikiza indwara, ni nayo yubaka amazu. Be specific. Ese muracyankunzera nani kunyanga kwanyu ni handa komeza mpagarara imbere yanyu, munkunde rero, munkunde. Amen. None mbwira Imana muri icyo gihembwe cyambe, navuga ngo Mana sinkeneye ibindi, ndashaka umwanya wa mbere wonyine gusa. Umwanya wa mbere wonyine niwo nshaka. Wari ufite wari uwicayeho, ndashaka ngo tube tuwumwambuye gatoya, ushire mu biganza byanjye, hanyuma Mana tugenane nawe. Tugenane nawe Mana, tugenane nawe Mana. Erega Imana iyemera ko ababa abantu nyuma ni nayo ituma baba mbere. Sinzi ko munyumvise, sinzi nibiriterana no muri kunyumva, muriho muranyumva. Ituma baba gatanu ni nayo yatuma baba mbere. Ubwo mvuze n'ababyeyi mufite ibibazo by'abana hano, murenda ku amarira arenda kubashira mu bikanka by'imitwe yanyu, ngo murarira ngo umwana yananiranye, ngo ntakibona amanota. Naguziye amanota aba wagiye ku mavi, uravuga gusa bla 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 bla. Nta nubwo unafata n'umwanya ngo upfukamire wa mwana umugobotore mu nzara za Satani. Karira gusa nk'umwana arabona amanota mabi, ngo uruhare rwawe n'uruhe rwo kumusengera. Ayinya. Haleluya. Turiga tugakora, ngasenga, ngiga, ngakora. Mu by'ukuri nta kintu kidasanzwe nakoze, si n'ubuhanga. Gihembwe cya mbere ngo kirangire, sinzi ikintu kiri kuri aka gatuti nagahagazeho, numva ngomba guhera kuri icyo kintu, kubera ko nari ntangiye mbabwira ngo ndajya kwiga, niho byaturutse ubundi. Kuko hari umuntu bigeze kumbwira ngo ubwo wabuze amafaranga yo kwiyandikisha, ibyo kwiga bivemo ntago ari ibyawe, byihorere. Ubwo niho byaje ufite, niho byose niho byahise bisohokera byose uko byakabaye. Buri hari impamvu, hari umuntu Imana ishaka gukomeza muri iri terambere.
Amen. Hallelujah. Hey, hallelujah. Ese turacyari kumwe torero? Nabatindiye? Natinze. Noneho igihe mu cyambere ngo kirangire proclamation ba mabirote yawe. Nyina wa mwanya wa mbere wari uwanjye kuko nayo narawufashe mu isi yo mu mwuka. Harasigaye gusa ko wimaterializa mu isi igaragara. Mu isi yo mu mwuka wari uwanjye. Nani mfite uburenganzira kuri uwo mwanya. Muri kunyumva? Mu isi yo mu mwuka nayo narangije guclaiminga uburenganzira bwose kuri uwo mwanya ari uwanjye. Mbwira Imana ngo Mana uyu mwanya ni uwanjye nta wundi tuwusangiye. Ngo irangize igihe cyo guproklama abari nje bawuha. Wari kubuha 25 afata wa mwanya wa mbere. Nimumve ikintu Imana ikoze sasa. Muri kunyumva? Nayisemera nk'uko kw'intare mu ishyamba. Ifashe umuhigo. Sinzi niba mungurikiye. Murimo muranyumva? Mera nk'intare mu ishyamba. Fata ya birote ngenda na confidence zose kuko directeur yari yarambwiye ngo na ibindi ntuzangaruka imbere ntuzavuge igihembwe cya mbere kitararangira. Nkoze iki kintu yandika urupapuro ruhoraho ngo uyu mwana ntiyazagira uzamusaba amafaranga kugeza iki gihembwe kirangiye. Nanjye ngutegereje igihembwe cya mbere. Tuzakomeza ubusabane cyangwa tuzaburangizanya. Bampaye birote nyifata nk'intare. Intare yagwiriye umuhigo. Nimumve nawe ariko nimumbabare mugaruke kuri uwo munsi mwumve ukuntu byari bimeze mu mutima. Nk'intare ndirukanka kwa secretary wa directeur nambwira ngo kingura nkeneye kubona na directeur gusa. Ubwo nari meze nka rukururana mu muhanda utundi tumodoka twose tugenda tuvamo. Nari impetse ibintu bikomeye iby'Imana yakoze. Iki kintu murumva ari gito ariko kuri uwo munsi nago mwakumva ukuntu cyari kimeze nka trailer ihetse amakabine 28 mu muhanda. Secretary arakingura asanga directeur arigenda ambwira nta magambo akira birote. Arareba kuma n'igihembwe kimwe nta bintu birebire bivunanye byo kusobanura. Arareba ahita haguruka muri ngo c'est pas possible. C'est pas possible quoi? C'est possible. C'est possible. Mais maintenant c'est possible. Aho ngo nago byumvikana ahita soka aragena ngwino amfata kaboko tugende défilé. Hey, hallelujah. Défilé. Byose biri muri mwebwe. Agenda abwira secretary ngo mba Tereza yitwa Tereza aracyanari ngo ndahuye ngo umuntu uzakora kuri uyu muhungu wanjye ubwo nabayuwe umuntu uzakora kuri uyu muhungu wanjye igihe bazabashaka. Ubwo byarangiza cyangwa ahita nirukanga kuri ka gahuru. Erega ujye ugira ahantu wibeta mu Kristo we. Ugira ahantu ugenda ukitsimba. Uko hano mu materaniro ubundi biragora ko twumva Imana tuyumva uri wewe nayo. Hano tubona imirimo yayo n'ibitangaza, tukabona the grands exploits mu materaniro, tukako tuba turi muri atmosphere yo kuranga. Ariko umuntu ukeneye kumva Imana mukazagendana nayo iminsi y'ubuzima bwawe ni hahandi ugenda rimwe na rimwe arigiye dusenga tugasenga muri za langaje zitavuga. Reka mbaye ku rugero. Haleluya. Ubu simfukanye nimo gusenga. Ubu sinsenze. Hari umuntu umvisha ikintu mvuze. Ariko Imana yumvisha ikintu nyibwiye. Muranyumva? Imana yumva na za langaje abantu batumva. Imana yumva imvugo abantu batumva. Nagera umutima wenda nko guturika. Kubera ibyo nahuye nabyo bya Yesu we amarira kamanuka ikimyira bimyira. Amen. Ubu kandi busenze ubu muzamagambo akomeye mu buryo bwo mu mwuka kandi bene aya masengesho Imana ntiyirengagiza.
irayakurikira iyagendaho ikayashyigikirisha ukuboko gukomeye, yarangiza ikaza ngo ndirahiye, umva mwana wanjye ndirahiye, haleluya, ikavuga ngo umva Yakobo uruwanjye naragutoranije, amen. Nunyura mu mazi ntazagutembana, nunyura mu muriro aguzasha, kubera ko wambereye inkoramutima. Iragereka kuvuga ngo ndirahiye Ethiopia nisema nzahatanga, kubera ko wambereye inkoramutima, ngukaba uwo kugira gute kubahwa rwose. None si ugira ngo bipfa kwirema gusa. Ikindi rimwe na rimwe dusoma ibintu tutanumva bikanatugora kubyumva, ariko tukabisitikingaho gusa. Sinzi niba bari kunkurikira, murankurikiye? Rimwe na rimwe turabisoma bitumvikana. Ereka mushu, nicyo kitugira abagabo, nicyo kitugira abantu, nicyo gituma uhagarara n'imbere y'abantu ukabona nicyo wanababwira, nicyo gituma ubu twambara ukabona n'inkweto yo kwambara, nicyo gituma usokoza ukumva ufite confidence yo kujya mu bantu, bituruka haleluya. Ibyo ndabirangiza. None hano nashaka kuza kugira, umva icyo gihari muri segonderi mu wa gatanu, arambwira ngo anyandikira igipapuro cy'imyaka 2 ngo n'umwaka utanu uzishura, arakinyandikira ndakigendana. Rero none ni mu bitangaza, yewe igipapuro cy'ishura umwaka ukurikiraho nari nkibitse nkibitse rimwe nigeze kuva mu rugo, imvura yaguye ndanyerera, nitura hasi, uniform nari mfite imwe ijyaho ibyondo, nsubira mu rugo nambara imyenda isanzwe, ngarutse ngeze mu kigo amasaha yarenze nkubitana nawe, wesha utambaye uniform, ndambwira nanyereye yiturasi ngo ngwino hano, fata akaboko, ahita njyana muri ateri, ikigo cyagiraga ateri, uyu mwana ni mu uniform mu mudodere, uyu mwana ntago ari umwana, ariko wababwira ni umwana w'umuwede, umwana w'umuwede, umwana w'umuwede, umwana w'umuwede, sibyo? Umwana w'umuwede, umwana w'umuwede. Nase bene amateka tujye tuyaceceka, tureka kuyabwira amateraniro, cyo cyahinduye ubuzima bwacu. Ukaba wanagarara mu rusengero ukabwira abantu yuko Yesu agira neza. Ese iyo tuvuga ngo n'urugero, tuvuga ngo n'urugero, ngo ndavuga gutera, ndashaka gutanga uru rugero, tuvuga ngo Esther, sibyo? Yabaye umwamikazi, si umuntu nk'umukobwa nkawe, ikindi si imfubyi kimwe nuko nawe uri imfubyi. Uko byageze si ukubera ko yisobanukiwe gusa, yarangiza agakisiri na se wabo Mordecai ngo uzibeshe kumena amabanga, wowe jyayo. Ka Esther nako gahita kiremamo confidence, karaba ngo nukuri nzabigeraho, nukuri tuzabigeraho. Esther sukuko kimwe nawe, ntakomoka mu muryango, ikimenyimenyi nuko nawe ni imfubyi kimwe nuko nawe ushobora kubura imfubyi. Ukiumva ko wakubakwa n'amateka ya Esther ntiwubakwe na Yamukoreye. Yesu yakuye mu buyede nka Jacques. Haleluya. Segonderi ndayiga ndayirangiza, ngiye kuja muri kaminuza nahise mvuga Yesu nzahagarara, nzareka kwiga kaminuza, nzayiga. Nari mfite aho mpera, si ukwizera se? Si ukwizera? None ni gute wowe Imana yakoze ibintu mu mwaka washize, ariko ubu ngubu ukaba umeze nk'ingunguru iri vide utagifite kwizera? Yabaye ingome, urukundo rwayo rwarashize, amaboko yayo yatakaje garanti.
ibitangaza yakoze byashize muri stoke yabikoze cyagiye gusa ubundi ntigifite ubushobozi bwo kubikora akila faute. Amen. Haleluya. Ndabaho ngiye kwiga kaminuza je ndagenda aya mateka nyavuze Yesu. Amen. Mushu ndabicikije karabaye ndabicikije we mbivuze ubundi arahanga nshaka kugira ibi byose mbivuze kugira ngo mumva wanashaka kugira ari wahangangiye kuvuga. Amen. Nangiye kwiga kaminuza ndagenda njya kwiyandikisha muri Unilac sikuri ndagenda niga ibyumweru bitatu tutari twiyandikisha nari narabona amafaranga y'ibihumbi 5 yo kwiyandikisha nari narayabuze pe ndayabura pe 30 10 20 30 ukwezi kurangiye bagennye cyo kwiyandikisha kirarangira ariko ndaza mbwira Imana ambwira ngo Mana ikikwereka ko ndi serious ndakeneye kuva mu ishuri kandi nzaryiga ega mujye mugera kwizera kuko niho Imana ikorana natwe mu kwizera. Ndagenda mbwira Imana ngo ngiye kwitoza mbe chef wa promotion mwumva iyo riske muri kumva riske ngiye kwitoza mbe class representative. Amen. Nawe birahita yukugaragariza ko nta class representative upfa gutoroka ishuri ngo agende kubera ko yabuze ubushobozi. Yeah. Ariko kandi nari nariyandikisha ntaraba n'umunyeshuri wemewe ndagenda nitoza kuba umuyobozi w'ishuri ngo barangize nabo barantora ngo batore ndagenda Imana ngikubita mu kiganza ati dukoze umuti ubu dukoze umuti njewe nawe sasa ubu muti turawukoze. Erega niba nuko tugendana n'Imana muzima bu nakeneye gushira ubuzima bwanjye hanze nukugira ngo wowe ukomere ye kwisuzuma ndabana Imana dukoze umuti. Haleluya. Tugiye nahatanye n'umuntu wari ufite akazi uko twigaga nimugoroba n'umuntu ukora muri Banque Nationale du Rwanda ndabana ndagutsinda ntaguze umuntu waje guhangana nawe ndibugutsinde kandi ndamutsinda. Yes. Nibwira Imana nibwo dukoze umuti nye nawe no kuva mu ishuri mambo kwisha. Noneho rero hano nageze ibyo natekereje dutangiye kuririmba ngo amantangara iyo nkubonye sangurengeyu byaje ubundi dutangiye kuririmba iriya ndirimbo nibwo ntago nayo mbifite kuri gahunda kuvuga ibi bintu sinasomye inkuru zo muri Yohana. Noneho ndagenda nsanga umuntu wari ushinzwe kwandika abanyeshuri ndamubwira nti hari umuntu w'umuvandimwe wari wambwiye ngo hari kuwa kane kubera ko ari mu badivantiste tutiga kuwa gatanu nimugoroba inscription bayifunga kuwa gatanu bucya bwa uwo muntu arambwira ngo ndahano mu Ruhengeri nzaza kuwa gatandatu basabe bihangane amafaranga tuzayabahe ku cyumweru 30. Ndagenda njya kureba umuntu bishinzwe ndamubwira uko bimeze arambwira ngo fata intebe igira hano hafi ndayizana mwicara imbere arambwira ati sasa nubwo dushinzwe za gahunda ariko dushinzwe no guha abantu inama ku guiding abantu muri mu byo bakora ndashaka kukugira inama bo ikigaragara ntago uritegura kwiga kubera ko niba udashoboye no kubona inscription mu byukuri you are not ready kwiga kuko niba ubuze 30 ya registration nuvuga ngo ntuzabona na school fees. None nkugira inama bubihagaritse urangiza ufata igihe cyo kubyitegura ndajya kwa Bill Gates se mubwire ngo mpindutse umwana wawe amafaranga data arahari kuko narangije gukora ni deal nawe. Uhagaritse ugenda ubyitegure igihe uzaba warangije kubyitegura neza uzagire gute uzagaruka olele sikela sample lebe
puissance. Yele kasi yele danse. Hallelujah. Nyemerera mu izina rya Yesu wongera utere izindi ntambwe zirindwi. Iri ntambwe zirindwi wature ubutsinzi ku buzima bwawe. Ntabwo ari njyewe ukwaturira ubutsinzi ku buzima bwawe, ni wowe wenyine wiyaturaho ubutsinzi. Ni nawe uzi umusozi urimo gukumbagurikiraho, nawe uzi umusozi urimo kwihirikaho. Wararwanye, urongera urarwana, uragerageza, ariko ungera utere intambwe zirindwi uvuge ngo njyewe ndi umutsinzi, nzagera ku cyo yavuze, nzogera naho yambwiye, kuko Imana atari umuntu wibeshye. Iyo ivuze biraba, yategeka bigakomera, nifite ijambo rya nyuma. Nzogera ku cyo yavuze, naho yambwiye, kuko Imana atari umuntu wibeshye. Ura ibiganza byawe urangiza ukore isengesho ubwire sasa. Uretse gato, hari igihe rimwe na rimwe iyo kwizera kwacu kwazamutse tureka kubwira Imana, kubera ko Imana ni Imana yacu. Noneho tukabwira icyo duhanganye nacyo, tukabwira icyo tugize gute duhanganye nacyo. Tubwira Satani, we kuko nawe arambwira, nanjye namubwira ngo we ubwira icyo uhanganye nacyo, ukabwira ngo we, kubera ko tujya tubwizanya ukuri. Ibyo duhanganye nabyo turabizi. Ntabwo uzi icyo uhanganye nacyo, ni ngombwa ko cyerekwa se. Ntukizi, ntuzi icyo uhanganye nacyo, ntabwo uzi icyo uhanganye nacyo. Ntukizi mama, ntuzi icyo uhanganye nacyo. Nawe ntuzi icyo uhanganye nacyo. Mama, ntuzi icyo uhanganye nacyo. Bisaba ko tucyerekwa. Mushumba nawe icyo uhanganye nacyo, nawe urakizi. Mushumba ntubizi icyo uhanganye nacyo. Mama pastor, ntubizi icyo uhanganye nacyo. None se icyo ngina nicyo uhita facing, ukagira boldness, ukagira ngo we kubera ko namenye neza ko kubera kutisobanukirwa. Haleluya. Ese turi kumwe? Namenye neza ko kubera kutisobanukirwa buri kimwe cyose kiraza kikaduhindisha umusitsi. Tugahinda umushitsi, tukagira ubwoba, ukagira ngo bagushize muri frizeri. Kandi yet wowe umva iki kintu, uri umwana w'Imana, uri umutambyi, uri ishyanga ryera, uri umuntu Imana yaronse, uri umuragwa w'amasezerano yose, uri nyiri imbaraga, uri nyiri bubasha, yagushoyeho imbaraga. Ariko tika, haleluya, umuntu usigaye, reka munyemerere nkoreshe umuntu, kubera ko spirit isigaye iri vide, idafite ububasha. Kuko bimwe mu byo Yesu yakoze, yaragiye amusanga mu birindiro, aramubwira ngo ikosa ntari bukore ni ukugusigira ububasha. Wari warihaye ububasha ku bantu, none I'm coming kugira ngo nkwambure ububasha. Mu bubasha amutwara ububasha. Ijambo ry'umuntu udafite ububasha riraguye. Ngo baravuze ngo ndarwaye, ngo iyi ndwara ntizakira, ngo niyo yishe na mama, niyo yatwaye bene wacu, ngo kandi bene wacu ntibarenze imyaka. We sigaho, reka amanyanga yo mu muka. Babwira ngo tera haleluya,
ngo kandi urumva ngo n'ukuboko kwananiye kuzamuka gute se wakuzamuka? Noneho ndagira ngo niba hari umuntu wagize kwizera, niba hari umuntu wagize kwizera ashobora gufesinga ikintu runaka amaze igihe ahanganye nacyo, ari guterana ibipfunsi nacyo. Erega hari igihe tugeraho munsi yo mu mwuka tukazinga amaboko tukavuga ngo igihe cya exercice kirarangiye, tugasigaye cyo gutera ibipfunsi munsi yo mu mwuka, igihe cyo guhatana ukazinga n'ipantaro ukayizinga ukavuga ngo simureke Satani, ndakubitana nawe. Haleluya. Igihe cyo kwinginga kirarangira, ukambara imyambaro y'urugamba, ukazinga amaboko, ukakuza amaboko, kiwanganya nacyo icyo wumviyeho amajwi ya discouragement yo mu rwego rwose rubaho, nicyo ugiye gukora. Noneho ubibwire opposite y'amajwi wumvise. Mushu ntakwerekwa kuri hano uyu munsi, ntakwerekwa kuri hano uyu munsi, ahubwo buri muntu afite buri muntu ari kwerekwa. Nimworohewe, mworohewe pe, ntago mworohewe pe, ntago mworohewe pe. Abantu batorohewe pe, mahapase, abantu batorohewe. Ariko ijambo ryo kubyorosha riri ku rurimi rwawe, riremeke mu mutima wawe, nurangiza ukore proclamation mu mwuka. Zamura ikiganza cyawe mu izina rya Yesu. Noneho senga iryo sengesho uvuge ngo yewe, kuko ndimo ndavuga bya binduzi, uvuge ngo yewe iki niki ngiki cyagiye nabwiwe iri jambo niri ko bitazagenda gutya na gutya, ndavuze ngo bizagenda gutya na gutya mu izina rya Yesu. Zamura ibiganza mu izina rya Yesu. Tugiye kuririmbira, nurangiza wewe wisengera, nurangiza ukore proclamation mu mwuka. Isi yuzuye ibiteye ubwoba n'ibidukinege, umwijima utuma tutareba imbere iyo tujya, nubwo bimeze bityo nzi neza icyo Imana yavuze. Isi yuzuye
Imana niyemera ko ubutaha tuzagaruka nzarivuga ubutaha. Yesu abahe umugisha. Reka twongere Yesu amashyi menshi, twongere Yesu amashyi menshi.